yewe yarakonje wewe kabwira kamazi ntabwo ari muzima afite ikibazo gikomeye uriya muntu ntabwo ari muzima nyine yarakonje ni ibiki ashobora kuba afite ikindi kibazo wowe ko nawe ugiye ya turebe nese yabo muntu uyu mfashe kamave tumuterure ahangaha yasinze yasindiye ahangaha ubuse yarawereye ndabona ko ari muzima ese ko ugiye kumwicira mufate neza reka ni wowe ufite imbaraga oya wimukubita turungo kuri hano wumva ukuntu yakonje ntabwo guhaguruka muhagurutse noneho ngiye nta n'imbaraga mfite turamugezeyo kandi tugezeyo Mari nyagasani n'ubu nguyu turamenya ari uwahe noneho adupfiriyeho abantu bakabimenya leta ikabimenya badufunga afajya ntohema nuko nase mana we narongeye ngira ibibazo ubuse noneho yarakonje afite ibibazo nyine ahubwo ngira inama basi tugire ikintu tubikoraho ni ukuri nyine ikuremo ibyo nzoga ariko oya gerageza ariko gerageza nukuri umbwira basi ngira inama kuko nukuri yapfira hano nukuri urumva ihangane kuko ameze nabi kandi akeneye ubufasha bwihuse mukorera iki se njyenyine wowe utamfashije gira reba ndaje ase ndeba iki ufashe ndaje abonetse gatana n'igihamiro nda yanjye ubuse ndabigenza ne koko akureka nzemo ubutabazi bw'ibanze ubundi mpamagare polisi kuko ntabwo nabishobora Nitwa nde ko mbona uri mushyashya mu mudugudu wanjye? Nitwa Sandra. Ngese uranze? Oya ntabwo muzi. Nitwa Peter, njye umuyobozi w'uyu mudugudu. Ese nawe utuye muri uyu mudugudu? Yego nanjye ndahatuye. Simwe hari ahijye kwa Karemera. Hari inteko ku Kivumu y'abaturage uze kwitabira. Nta kibazo ndazi. Mwiriwe neza bwana mudugudu? Yego. Mwiriwe namwe. Nk'uyu mudugudu ndi kugushaka nakubuza. Njye mfite ikibazo. Nimbwo abarayi bampfumuriye inzu, ibintu byose babyibye, televiziyo byose banyimuye neza ubu inzu irera. Nawe ibibazo byawe nujya witabira inama, nujya uza mu nteko. Nk'ubu ngubu hari ku Kivumu tuhafite inteko. Saa 8 iraba. Saa 8 nze kukubona mu nteko. Abaruze kuvugira ibyo bibazo byawe. Nibyo wari usanze ndi kubwira uno mukobwa mugenzi wawe. Nukuri mudugu, nkurikije ukuntu mbabaye, nkurikije agahinda mfite kubona inzu yanjye bayibye bakansiga banyejije. Ndaza, ubwo nisangahe? Saa 8 mu Kadomo, mubone ku Kivumu. Nta kibazo bwana mudugu, turahaboneka. Sawa mu nteko mbabona.
umva muramenye simbaburi. Abatanzi nitwa Peter, njye muyobozi w'uyu mudugudu. Nkaba ngira ngo tuganire ku kibazo cya mituweli. Merutse kuvugana, baherutse kumpamagara bambwira ko umudugudu wanjye wagiye inyuma ku kibazo cya mituweli. Si ikibazo? Muyobozi rero, mituweli turazitanga pe. Gusa njye ndivugira, njye narayitanze. Ko nakatese barazitanze. Barazitanze da. Nta kibazo rwose. Abatarazitanga twidebure. Gitifu ambwira ko mu mudugudu wanjye turi aba gatatu. Twakagombye kuba aba mbere. Si ikibazo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Tugomba kubishyiramo imbaraga ku buryo uyu mwaka tugomba kuba aba mbere. Ko mbona ufite ikibazo bimeze bite? Njyewe rero nyakubahwa mudugudu ikibazo ufite. Reba nk'ejo nagiye gutanga mituweli ngira ikibazo cya system. Ubu koko naje mfite ikibazo mwamfasha. Niba ari cyo kumfasha mwamfasha. System bacira muri system gikanga. Ko nsabigenze gute. Wagiye ku irembo biranga? Niba waragiye ku irembo bikanga, bivuge ko nta cyiciro ufite. Ni ukuvuga ngo uzajya ku kagari, numara kujya ku kagari baguha icyiciro ubone kujya gutanga mituweli. Twabyumvikanye? Ufite ikihe kibazo? Bwana muyobozi rero mukuru w'umudugudu, ikibazo dufite ntago ari uko nta byiciro dufite, ahubwo tugerayo bakatubwira ngo ntago twasezeranye, ngo tubanze tujye gusezerana tubone gushaka ibyiciro, kandi nta n'abagabo tuba dufite. Uyu mukobwa avuze ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo icyo kibazo cyawe ndakibaza ababishinzwe, hanyuma mu nteko uzagaruke tuzagusubiza. Mwakoze kwitabira inama. Rwose uyu munsi mwarwanye intambara ikomeye. Mwitabiriye inama, abaturage mwese mwageze mu nama. Ndagira ngo ubutaha muzajye mwitabira gutya. Muzajye mwitabira rwose inama tuyungukiramo ibitekerezo byiza, ibitekerezo by'abagabo, bikagenda neza. Abasore banze gushaka bagashaka, byose tubiganiriza abaturage, bikagenda neza. Rero muzajye muzinduka mu nteko. Alo? Ndakumva fandi. Mark najya mubwire. Umwe muri bavandimwe bari bashimuswe twamubonye ameze nabi ari kwitabwaho ari kwa muganga. Sibyo? Ariko mushiki wawe ntabwo turamenya aherereye, nawe turi kuguma kubikurikirana. Afandi ngiye mfite ubwoba, mushiki wanjye ndamukeneye. Humura, icyatumye wa mbere aboneka n'undi ari buboneke, humura ugira ikibazo. Sawa murakoze. Sawa. Amakuru ntayo naje muganga nsanga mama wanje nsanga nanje atagenda. bivuze ko anje atakibina? Ahari se urahaye?
none uko mwese uba hano wenyine? Bana njyenyine nta kazi, ubuzima ni hatari. Gusa ajya kugenda yari yambwiye ko uzaza ukamfasha. Nari inshuti cyane. Noneho Ange yari inshuti yanjye, ndumva rero nawe ntabwo nabura kugufasha. Hari umuntu w'inshuti yanjye ndabizi ko akeneye umukozi. Icyiza rero ni uko waza tukajyana, nkagenda nkamukwereka maze akaguha akazi. Jeanine urabukoze cyane, ni ukuri pe. Reka nitegure nze tugende. yewe maka. Salama papi. Umeze utese? Bimeze neza. Ni sawa. Amakuru? Sha, ndabona umeze neza sha. Meze neza si iki ko ibintu byanze kakazi kambanye kenshi. Amakuru se y'imisi? Amakuru ni meza. Gusa nyine urabizi ko uri inshuti yanjye. Ndakwinginze mfasha pe. Reba uyu musisi. Yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Mama yabanaga na nyogokuru we yitaba Imana. Ubu nta kintu mbese muri make yari afite. Ariko kubera ko nkwizeye ndagira ngo umumpera akazi. Ya mbe maka urankorera ahubwo cyane nkeneye umukozi wagiye warubizi ko mukeneye. Nari mukeneye pe narabuze umuntu nasiga hano. Njya ku kazi nkabura umuntu nasiga hano bikansaba gufunga nawe reba kuba hano hantu hirirwa hafunze. Si ikibazo. Akira. Urakoze rwose niwe inshuti. Arega niki inshuti ziberaho, niki inshuti ziberaho nukuri. Kabisa ngaho. Nese sister. Bakwitane. Nitwa Sandra. Nanjye nitwa Papi, ni njyewe ukoreramo hano. Narabwiye maka ko nshaka umuntu wo kumfasha. Ako bibaye byiza ubwanzaniye n'umukobwa. Ni nawe nari nkeneye cyane. Uri kubona se wabishobora dore nahanga ntago ari ibintu byinshi. Rero ngwino hano nkwereke ibyo uzajya urakora, uko bikorwa, uko ibintu bicuruzwa. Kuko n'ubundi ngiye kugenda, ubu ngiye gufunga ngiye kugenda ahubwo nuko maka mfatiranije. Byaba byiza utambutse nkabikwereka kugira ngo ngende nkagusize. Sandra rero dore akazi naka dore nibiriya aya na amazi dore mbese nawe uri kubibona nibiriya Yego niwe. Urabona igihe cyo kwishyura amafaranga watwaye cyari kigeze kandi kigeze mbona nta kintu urakora ku ideni wari ufite. Ndagira ngo nkumenyeshe ko bitarenze uyu munsi inzu yawe n'ibindi mitungo wari wagwatirije iri butezwe cyamunara. Mwanyihanganiye reka tuse basi. No. Tegeko ribaye itegeko twubahiriza. Ntabwo mwama byibuze n'iminsi nk'ibiri. Nta kindi kintu tuvugana basi.